Ku munsi wa mbere rero byari byitezwe ko amateka yongera kwisubiramo haraciye imyaka irenga ijana, ku munsi wa mbere hataboneka papa. Byari bitezwe ko abakirisitu gatolika amateka ashobora kwisubiramo ku munsi wa mbere hakaba haboneka papa, cyane ibihumbi by'abakirisitu gatolika bateranira ku kibuga cya Mutagatifu Petero, aho bategereje kubona umwotsi w'umweru kugira ngo bemeze ko papa mushya yabonetse. Ibi ngibi rero akaba ari ibintu bigenda bitangazwa nyuma y'uko conclave cyangwa se inama ishinzwe gutora papa iteranye kuri uyu wa karindwi Gicurasi. Hakaba hazamutse umwotsi w'umukara. Rero umwotsi w'umukara ukaba umenyesha ko nta papa wabashije kuboneka ku munsi wa mbere. Iyi nama ya conclave bakaba bagiye mu kiruhuko cyangwa se bagiye kuruhuka mu masaha y'ijoro, bikaba bategereje ko bongera gusubukura ku munsi w'ejo, aho basubukura babanza kujya mu gitambo cya misa, hanyuma yaho bagakomeza inama ndetse n'amatora yo kuba batora papa mushya wa kiliziya gatolika. Abaturage rero abakirisitu gatolika ndetse n'abandi baturutse imihanda yose bateranira kuri iki kibuga cya Mutagatifu Petero, bakaba bategereje ko umwotsi w'umweru uzamuka ku gasongero ka shapeli ya Mutagatifu Petero kugira ngo bamenye ko papa mushya yatowe. Ibi ngibi rero ni inkuru bategereje cyane, bategereje mu matsiko yo kumenya papa mushya uzasimbura Papa Francis witabye Imana. Ibi ngibi rero nibyo byakomeje kugenda bicicikana hirya no hino, tugenda tureba ese conclave bimeze gute, amakuru mashya ni ayahe. Muri leta ya Vatikani amatora yo gutora papa akomeje, ariko kugeza kuri uyu munota nta papa mushya uraboneka. Akanama gashinzwe gutora icyo kita conclave cyangwa se inama cyangwa se uruhuri ry'abakaridinali bashinzwe gutora papa, akaba ari nabo batorwamo papa. Bakaba barateranye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 gutorana uyu papa. Kuri uyu mugoroba rero nk'uko bigenda bitangazwa na Vatican News cyangwa se ibinyamakuru bya Vatican, batangaje ko kuri uyu munsi nyuma y'uko inama itangiye, kuri uyu munsi nta papa mushya wabonetse, aho rero abapapa cyangwa se abakaridinali barimo bahatanira cyangwa se barimo baratora uwasimbura Papa Francis uherutse kwitaba Imana. Kuri uyu munsi rero niho conclave yatangiye. Kuri uyu munsi abari ibihumbi by'abaturage batuye mu mujyi wa Vatican cyangwa se hariya i Roma mu Butaliyani, aho bari bateraniye ku ngoro cyangwa se ku kibuga cya Mutagatifu Petero. Aba baturage bose rero n'aba bakirisitu gatolika bari bategereje ko baza kubona umwotsi w'umweru cyangwa se white smoke ibagaragariza ko hatuwe n'iyu papa. Gusa kuri uyu mugoroba hasohotse umwotsi w'umukara. Umwotsi w'umukara rero ukavuze ko nta papa uraboneka, nyuma y'uko rero abakaridinali bateranye bose, harimo na Karidinali Kambanda w'umunyarwanda ndetse n'abandi bakaridinali b'abanyafurika. By'umwihariko muri aba bakaridinali b'abanyafurika b'abirabura harimo benshi bahabwa amahirwe cyane ko ari bo bakiri bato cyane ugereranyije n'abandi bakaridinali b'abazungu. Rero kuri uyu munota cyangwa se kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba, Vatican News, amakuru dukesha ikinyamakuru Vatican News cyo mu Butaliyani cyo muri leta ya Vatican cya Kiliziya Gatolika, aradutangariza ko nta papa uraboneka nyuma y'uko inama ishinzwe gutora cyangwa se conclave iteranye kuri uyu wa 7 Kamena umwaka wa 2025 kugira ngo barebe ko haboneka papa usimbura Papa Francis uherutse kwitaba Imana. Aya makuru rero atangaza ko nta papa uraboneka. Papa Francis wari umaze igihe kingana n'imyaka 88 ku isi, akaba yaritabye Imana nyuma y'uko amaze imyaka irenga 12 ari umushumba wa Kiliziya Gatolika. Akaba rero harimo amatora yo kuba bamusimbura, cyane cyane ko rero yitabye Imana mu minsi yashize, akaba yaranashyinguwemo mu cyubahiro gikomeye, aho yitabiriwe n'abayobozi batandukanye. Rero kuri uyu munsi rero nibwo uyu munsi wa mbere wa mbere habaho itorwa cyangwa se amatora abera muri Roma cyangwa se abera i Vatican yo kuba hatorwa umuntu umusimbura. Kuri uyu munsi rero amatora cyangwa se ibyavuye mu matora, abantu abasaga 130, abakaridinali basaga 130 bashinzwe gutora, 1/3 cyabo cy'abakaridinali n'ab'i Burayi, abandi 37 bava mu Burayi, 23 bakava muri Aziya, 18 bakaba bikaba bivugwa ko rero ku munsi wa mbere cyangwa se gutora papa kuba papa yaboneka ku munsi wa mbere byashize ibinyejana cyangwa se bicaciye imyaka myinshi papa adashobora kuba yaboneka ku munsi wa mbere, aho bisaba kuba conclave imara igihe kirekire. Conclave yagiye imara igihe kinini, yagiye imara hafi n'amezi 2 bagisigereje kuba babona papa mushya, ibintu bigenda byisubiramo. Rero abaturage benshi rero amaso yabo bari bahanze ku gasongero k'urusengero cyangwa se kwa shapeli ya Mutagatifu Petero, aho bategereje ko haza guturwa umwotsi w'umweru bamenyesha ko hari papa watowe. Akaba rero birangiye babonye haturutse umwotsi w'umukara, bisobanuye ko nta papa uraboneka. Ibihugu byinshi rero cyangwa se abaturage benshi bagiye baturuka mu mihanda yose y'isi bakaba bateraniye i Vatican ku kibuga cya Mutagatifu Petero, aho bagenda bicaye, aho usanga bari abakirisitu bicaye bamaze igihe, bavuga ko bategereje kuhava bamenye inkuru nziza y'uko aya makuru rero ndetse n'ibindi bigenda bivugwa ku itorwa cyangwa se ama update agenda avuga ku itorwa rya papa, nta handi muzajya mwasanga ni kuri YouTube channel yacu. Mwifuza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bihe bitandukanye ndetse no mu zindi nkuru zitandukanye.